Mwaramutse neza abakunzi ba Kaireme TV, umunsi mwiza kuri mwe mwese tujye kubana muri aka kanya. Muri make rero abakunzi beza, hari ikintu gikomeye ugomba kumenya. Ku mugore hari ibintu ugomba kumenya, ku mugabo hari ibintu ugomba kumenya. Icyo ugomba kumenya rero, hari filime yakozwe yitwa Les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars, cyangwa se Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Bishatse kuvuga ngo umugore n'umugabo baratandukanye mu miterere, muri kamere, uko Imana yabaremye, noneho no mu mitekerereze, mu migirire, ibintu byose, ku buryo usanga umwe atekereza hano undi atekereza hari. Ibyo batekereza birahabanye, ibyo bifuza birahabanye, ibyo bakunda birahabanye. Donc utwo tuniro uko guhabana gutuma hari ikintu kirema mu bantu gikomeye, ikintu cyuko usanga hari ibintu adashobora kukubwira kubera yuko atekereza ko wowe atari kubibona, cyangwa se nyine muri kamere yabo hari ibintu bizagutungura, wowe uzajya ureba ugatungurwa, ukavuga uti ese umuntu muzima ashobora gukora ibi, ese umuntu yatekereza gutya, ese kuki atatekereje nkanjye, ese kuki atabivuze nkanjye, ese kuki atitwaye nkanjye. Ariho usanga umugabo ashobora gukora ikintu, we yajya kugusaba imbabazi kwe kukaba nko kuza akakubwira ati reka dusohoke, kuza kugusaba imbabazi kwe kukaba kukuzanira gift, kugusaba imbabazi kwe kukaza arimo nko kugutereta bisanzwe, ariko gutobora ngo akubwira ati mbabarira bikamunanira. Noneho ugasanga umugore ahubwo muri we utamusabye imbabazi ibintu byose ntibyagenda. Ni ukuvuga iki rero? Aho niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo the problem and the only one, ikibazo ni kimwe gusa, nuko abo bantu bombi baratandukanye, ntago bateye kimwe, ntago batekereza kimwe, ntago bameze kimwe. Imana ijya kubarema yarabatandukanije completely, umwe murebesha hariya undi murebesha hariya, kandi bakagombera guhuza kubera ko hari uruhande Imana yasizemo rwo guhuza, irarubasigira. Urwo ruhande rero nibwo bagomba gushakisha. Hano rero ndashaka ko tuganira, tukavugana mu by'ukuri ni ibiki umugabo atakubwira, ni ibiki umugabo muri we byamubabaza ariko ntabashe kubikubwira. Aho rero niho uyu munsi nshaka ko tuganisha, kubera ko ntabwo ubwonko bwe bushyikira kuba yatinyuka kubikubwira, kuko arareba ubikora akumva biramurenze ariko akabura aho ahera bikubwira, kubera ko muri kamere ye guhita gusha kunyura cyangwa gutobora ngo akubwire bigoye. Ni ibiki rero nanone umugore atazakubwira? Ibyo umugore atazakubwira muzabirebera mu yindi video, ariko ibyo umugabo atakubwira kandi bikaba byabatandukanye kandi yabiguhishe, kandi uruhare rwawe ari rwo kibazo, uruhande rwawe ari rwo kibazo, ni ibiki? Ni ibiki umugabo adashobora gutinyuka ngo abwire umugore we, kandi biri ikibazo, biremye ikibazo, kandi icyo kibazo kikaba cyabatandukanye? Ibyo bintu birahari cyangwa nta bihari? Birahari. Reka mpere ku isuku. Kenshi mu miterere y'abagabo, ukuntu bateye hafi ya bose, ntago bakunda umwanda ku mubiri w'umugore, ntago bawukunda. Noneho hari abagore muri we ahera mu gitondo aparangana, akageza nimugoroba aparangana, uturimo two mu rugo tutarangira. Nk'uko mubizi namwe, abagore benshi bari mu rugo arakwakwanya, areba uturimo agakora, akareba ibitagenda akabikora uko ashoboye kugira ngo bigende. Ibyo byose ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umugore aba busy full time. Muri uko kuba busy kwe rero havuka ikibazo kandi gikomeye. Ikibazo kivukamo rero ni iki? Umugore donc arakora, agakora, agahera mu gitondo akora, agahera nimugoroba, akageza nimugoroba akora, ariko akibagirwa ko uko akora niko umubiri we usweating, cyangwa se umubiri we uhumeka. Uko uhumeka ni kugira ibyuya, ni kugira amasecretion, ni kugira impumuro ishobora kuba itari nziza. Abagore bamwe rero yishinga uwo munaniro, yishinga iyo mirimo, yishinga izo nshingano, akibagirwa ko kuba yanuka nabi kuri we bishobora kuba byamubera ikibazo imbere y'umugabo, kandi ikibazo umugabo adashobora kumubwira. Umugabo ntiyatinyuka ngo amubwire ati uranuka nabi,
cyangwa se ndi kumva ufite impumuro mbi, cyangwa se ngo arebe n'indi terme nziza ari bubivugemo se sheri wagiye koga, ahubwo agahitamo guceceka kubera ko yumva ari ikibazo. Yenda ashobora kuba kubereye imfura akaba yakubwiraho duke, akakubwira ati ese sheri umunsi wabuze umwanya wo gukaraba, ngushyire amazi muri dushe se ukarabe, cyangwa se akareba imvugo yinda bikoramo nziza yakubereye imfura. Iyo rero abikubwiye rimwe, ajya gukaraba, kabiri ajya gukaraba, bigeraho nyine yabona ko bizajya bisaba ko ahora kwibutsa akageraho gaceceka ntakubwire. Iyo noneho wakubitana wa undi noneho udashobora no kujya akubwira na kimwe, ubwo nuko nyine ukajya urya kuryama anukirwa, ukarinda ubyuka anukirwa, muri make kurarana nawe bikamubera ikibazo, kugeza aho yakira icyo kibazo akabana nacyo bucece, kuko abagabo kugira ngo ikibazo kimunanire kugikemura, kugira ngo akirambirwe biba bikomeye. Abana n'ikibazo, agakurana n'ikibazo, akagendana n'ikibazo, kandi mpaka akarwana nacyo mpaka kimukundiye cyangwa se cyamunanira burundu akarekura. Noneho rero aho ngaho niho hazira ako kantu rero ko kuba kabatandukanye. Urugero ngiye kubaha rutoya, hari umuntu umwe duherutse kuganira, ntabwo ndi bumubabwire, yari umuyobozi aganiriza couple yari igiye gutandukana. Umugabo yaragiye gutandukana n'umugore, rwose yakagatanya, ariko umugore aragerageza akora rukuru, ajya kwitabaza inzego z'ubuyobozi zishobora kubunga. Yari umuntu yizeye umuyobozi, ariko abonamo ubunararibonye, abonamo ubupfura, abonamo ubumuntu, ku buryo kumuganiriza situation yari arimo n'urugo mu rugo rwe yumvaga nta kibazo biteye. Asaba umugabo we ko amuherekezayo bakajyana. Bagezeyo rero uwo mugore expose ikibazo imbere y'uwo muyobozi, ariko n'umuyobozi yari aziho situation ku buryo nawe yigeze kubatumaho bombi, ku buryo umugabo ataratunguwe nuko bagiyeyo. Bagezeyo rero baraganira, umugabo arangararitse bati ngewe ngomba gutandukana nawe, ese murapfa iki? Arakomeza aca ku ruhande, you see, umugore ni indangare, umugore arasesagura, umugore ntacyo yitaho. Mbese barakomeza bahera mu masaa 8 baganira ku kibazo gihari hagati yabo kugira ngo umuntu amenye uburyo yabahuza. Biranga, bageza saa 10 bakibiganiraho, birinda bigera saa 11, saa 12, bigeze mu masaa 1 saa 2 bakiganira kuri icyo kibazo cyananiranye. Umugabo akomeje atsimbaraye, umugore ati nukuri sinareka dutandukana, ndamukunda, sinshaka ko agenda, ni umugabo wanjye, aho naba nkosa hose nambabarire, ntabwo nzongera, nzikosora n'ibindi. Umugabo ati hoya nge ndashaka kugenda. Umuyobozi akabaza uwo mugabo ati se mu by'ukuri uyu mugore uramukunda? Ati ndamukunda. Ese abana mwabyaranye bo nabo urashaka kubasiga? Ati rwose mu by'ukuri nge nafashe umwanzuro, numva ngomba gutandukana n'uyu mugore. Muri uko gukomeza rero bashakisha ikibazo gishobora kuba cyarabaye hagati yabo, umuyobozi akomeza kugerageza aganira nabo, byageze aho umugabo arambiwe, bigeze ku munota wa nyuma nyine bimaze kugera nko mu masaa 2 saa 3, wumva igihe yaturunyo dupo agenda azenguruka ikibazo adashaka kukivuga, yageze aho amubwiza ukuri, aravuga ngo mu by'ukuri nge sinshobora gukomeza kurarana n'umugore cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore unuka amabyi. Aka rero ni akantu nyine mbivuze muri terme yabyo uko yabivuze. Mu by'ukuri umugore ashobora kujya gukora kaka niyanaguri, ashobora se kuba yarabyaye akagira ikibazo cya fistule, cyangwa se akagira utudeshirire dutoya dushobora gutuma agira ikibazo cy'uko igihe cyose ashatse kujya gukora kaka ashobora kujya gukora kaka bikahita byihuta bikaza bikamutanga wenda mu gihe ataragera kuri toilette. Ariko umugore ashobora kuba yaba ari muri iyo situation agakora uko ashoboye, isuku ye igahoraho. Hari abagore rero anegrija bitewe na ya mirimo yo mu rugo, bitewe na wa mujajabo, bitewe n'isuku nke yatojwe, dore ko n'ababyeyi batakunda kuganiriza abana ku bijyanye n'isuku. Ugasanga umwana ahora afite ikibazo cy'umwanda gihoraho. Umukobwa w'inkumi yagutambukaho umunuko ukagutsiba, umugore ufite umugabo yatambuka umunuko ugatsiba, umugore uhetse umwana yatambuka ati ni mu bisu umubyeyi ahite kubera umunuko. Ibyo byose ni ikibazo cy'uburere. Aho ni uburere
isuku ntiyayitojwe, ntiyabwirijwe n'ababyeyi b'abanyarwanda benshi batinya kuganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane ku bintu bijyanye byose na sexualite, barabitinya. Uko kuntu rero babitinya bigira ingaruka zikomeye mu mikurire ya wa muntu, mu miterere ya wa muntu, noneho kugeza n'igihe yubakiye urugo, aho ashobora kujya kubaka adafite atazi gukora, atazi kwikorera isuku, atazi kwikoraho isuku nawe ubwe, donc nta kintu kijyanye n'ubuzima azi. Kikaba ikibazo rero kugeza aho umuntu abana nacyo, ari umugabo adashobora kuvuga, adashobora gutobora ngo yerura avuge, akabana nacyo kugeza aho yumva agiye guturika umutima ati jyewe ndagiye. Ndifuza kukubwira ko umugabo adashobora kukubwiza ukuri ngo akubwire ati uranuka. Niba wowe udashobora gutinyuka ngo wibwirize, ukora isuku y'umubiri wawe, ukora isuku y'urugo rwawe, ukora isuku y'aho muryama, ukora isuku ya toilette, ukora isuku y'aho murira, ukora isuku y'ibyo muriraho, ndakubwiza ukuri ngo ikibazo kizavuka kandi byanze bikunze muzatana. Nihatagira amahirwe wagira y'uwagufasha kugira ngo murodresse situation, kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyo bintu, ubashe kubikoraho, ndakubwiza ukuri ntibizagenda. Sometimes dukoresha abakozi, ugakoresha abakozi, ubwo ngeze ku ngingo ya kabiri. Icyo ngicyo ndakiretse, nkirekeye aho. Ariko ngipfundikiye nyine muri make kitarangiye, kuko nawe tekereza nyine, wimagine umuntu utajya akora isuku ye bwite, wimagine ngo ese uwo muntu ariyogosha cyangwa ahora afite umwanda. Ese wimagine ngo uwo muntu mu by'ukuri imyenda ye y'imbere ayitera ipasi, igira isuku. Wibaze, hari utuntu dutoya abantu banegrije. Ese ayibika ati? Ese niba adashobora kubyikorera ubwe, ibyo umutware we byarabikora? Ashobora kurodressa situation, isuku y'imyenda y'umutware we yo iramureba, cyangwa se yabigize nayo yatereye iyo. Ubwo aho ndabwira abagore, nushaka uba ufite akazi birakureba, ariko this is a situation umuntu ashobora kunyuramo ikamugonga pe, ukagonga urukuta bikarangira mutandukanye, kandi mu by'ukuri wabonaga nta kutagize. Ubona ukunda umugabo wawe, ubona mufite abana benshi kandi witaho, ubona imirimo y'urugo itarangira, ariko ukabona still ntanyuzwe, ntiyishimye. Twibukiranye neza, hari ibiryo bibiri by'umugabo. Ibiryo bya mbere ni ibyo ku meza, iyo biteguye neza, bikoranye isuku, bigize gute, bikoze neza, nidushake tube nta mavuta arimo, nidushake tube tumeze gute, ariko dukeye tumeze neza, araza kuryoherwa. Ibiryo bya kabiri ni ibyo biryo byo mu buriri, bisaba isuku, bisaba umunezero wuzuye. Bikaho ndekeraho. Hari ikintu rero cya kabiri nari ngiye kuvugaho. Hari ukuntu nyine abagore b'abanyarwandakazi dusigaye dufite isuku nyine yo kuzana umukozi, ni ubusirimu, nako sindi ubyita isuku, ahubwo ubusirimu. Tukaba turi abasirimu, tukaba umugore wese wateye imbere yazana umukozi. Wow, si ikintu ndi bugaye, ariko si n'ikintu ndi bushime. Kuba wagira umukozi ni kimwe, uburyo umukozi ajera urugo rwawe cyangwa wowe ujera urugo rwawe kandi ufite umukozi ni icya kabiri. Uzabicunge neza. Abakozi mu ngo z'abantu ni intandaro y'umubabaro. Ntago nzi aho ndi buhere iki kintu nkikumvisha nshuti yanjye, ariko ni ikintu ukwiye kwibazaho. Abakozi, umukozi araza, mwahahaga ration, mukarya uturyo tungana gutya kandi mugahaga. Yaza mugatangira guteka, akajya avuga ubusuye umuceri uraduhaza. Iyo avuze gutyo gusa byinjira mu bwonko, byamara kwinjira mu bwonko avuga utongera, bigatangira gutyo mwongera, kandi mu by'ukuri atari nuko n'umuceri mwari guteka utari buhaze, ahubwo ari ukugira ngo uwo mukozi wawe atakunenga, atakuvuga nabi, atagutekereza ibindi bintu, kagatangira gutyo. Ubwo ni kugenda wongera ku bintu byose, Hakaba abakozi noneho babikwigiramo, akajya arya, mwese mugasangira, ariko agasiga n'ibyo azarya mu gitondo, agasiga n'ibyo azarya n'ikindi gihe, agasiga n'ibyo ari bugire gute, n'ibyo ari buhe inshuti ze, n'ibyo ari butakaze, n'ibyo ari bujyane iwabo, and so on. Ntabwo ndi bukukwangisha umukozi,
ndimo ndagira ngo turebere hamwe ikintu umugabo adashobora kuzakubwira ku mukozi ni igiki. Mbere ya byose tuzana abakozi, umukozi ukamuzana ukamufata nk'umwana wawe kubera ko ari bugusigaranira abana, kubera ko ari bugutekera akakugaburira kugira ngo atabaroga, kugira ngo atagufatira n'aba bana, ugakora uko ushoboye ukamwitwararikaho kurusha n'uko witwararika ku nshuti zawe magara, kugira ngo ejo hatavukamo ikibazo, kuko uzi ko havutsemo ikibazo, habamo ikibazo cy'ubuzima cyo kuba mwapfa cyangwa mugakira. Ariko muri uko kuntu umufata cyangwa se wagufata, hari ukuntu umukozi ugenda umenyera ko yabaye nk'umwana wawe, kagusasira, kagukoropera, kagutekera, kakumesera, kagera aho amesa imyenda yawe y'imbere, akamesa y'umugabo y'imbere, akamesa y'abana y'imbere, akamesa. Ubwo niko asasa rimwe na rimwe, agasasa icyumba cyanyu, ubwo niko areba, mbese abareba mu imbere no muri roho. Most of people nta nubwo bafite inzu nini, bafite inzu ntoya ku buryo tout ce qui se passe cyangwa se ibibera muri iyo nzu byose usanga buri wese abiziho, buri wese afite icyo abiziho, ntaho guhisha mufite. Icyo gihe bimeze na gutyo mwagakwiriye gutangira gutekereza uburyo mushobora gushiftinga mukarekura abakozi, mugatangira kujya mwikorera imirimo. Simbabujije kujya ku kazi, simbabujije kujyana abana ku ishuri, mujyana abana ku ishuri, mushaka uburyo abana mu masaha yabo yo gutaha mubatahane, nimumara kubacyura muwagaburire, muhasige mu rugo, mukomeze akazi, hanyuma nimugoroba nimutaha mwembi, wowe n'umugabo wawe murashoboye kwikorera akazi. Ariko ibyo bikorwa n'ingo zisobanutse z'abasirimu kandi zifungutse mu mutwe. Zanga umugabo atavuga ngo ni ukurugorobereza mu kabari from Monday to Sunday, ushobora kujya mu kabari rimwe na rimwe. Zango umugore atabwira umugabo ko agomba kuza kumufasha, ahubwo ari inshingano buri wese yiyumvamo z'uko bubatse urugo rwabo rugomba kubaho rukeye, ruryoshye, rumeze neza. Ingo z'i Burayi no muri Amerika nta bakozi bagira, until now ntabo. Uramutse ushatse kwangaje umukozi uramuhemba amafaranga nk'ay'umukozi wo mu biro ahembwa, kuko by the way bahembwa ku masaha, ukanamwishyurira ibisabwa byose mu itegeko, niba ari social security, ibijyanye na caisse sociale, ibijyanye ibintu byose, mbese tout ce qui se passe ugomba kubyishyura. Niyo mpamvu abihenze. Rero abantu baho bamenyereye iyo style de vie, umugabo akabimenya akaba responsable, umugore akabimenya akaba responsable, agatakara agakora uturimo twe, agatunganya utuntu twe, bityo akaba nagabanyije cya kibazo ndi bukubwire umugabo adashobora kukubwira, kubera ko nyine muri kamere ntago yabona aho ahera kikubwira. Ubwo rero uko ugenda winjiza mu mbere cya kintu cyuko umukozi ari uri gukora ibyo byose, ari uri gukora ibyo byose, umugabo ntazakubwira ati nyamuneka uyu mukobwa ukomeze unshyingira uramujyana hehe. Azaceceka kubera ko arabona ari bwo buryo bwawe. Aravuga ati se nimbimubwira nkaba mukomerekeje, ubundi ndabyivangiramo icyaceceke. Ubwo umukozi ajyaza namugera imbere azunguza ibuno, agenda mutegurira udukariso, nabona avuye ku kazi wowe utaraza atangira atuzinge neza, tumujyanire mu cyumba. Hanyuma se kandi amutegurira amazi ashyushye, ati papa kanana rero ngutegurira utuzi dushyushye, ngwino ubanze ukarabe, like that. Uburyo bwo kumutereta ariko mu cyayenge, akoresheje inshingano ze z'akazi, ari kongeramo n'akarusho ko gushaka kumwereka ko yamutekereje, yamuzirikanye. Icyo nicyo nawe wakuruje umugabo wawe, kuko abagabo benshi bakururwa n'iyo neza y'umugore. Umugore ni nyampinga, umugore ni umunezero w'umugabo. Uwo munezero rero nawe wamukuruje, nawe arawufite uwo mugore, ko nawe ni umugore mugenzi wawe. Hari ujya wibagirwa ko nawe ari umugore, ukibwira yuko nawe ari umukobwa cyangwa se ari umwana wawe cyangwa se ari ambebe ufite mu rugo. Oya. Hanyuma rero what happens? Ubwo ntashobora kubikubwira, birangira n'ubundi yabaye attracted, bikarangira n'ubundi yatangiye kujya mu bindi bitekerezo, byarangira bikarangira wenda bamwe baryamanye cyangwa se ntibanaryamana, ariko agenda abona utuntu agaceceka. Ku bakozi hari utuntu agenda arumarika ariko agaceceka. Iyo rero ari ibintu